turabashuhuje bakunze buvuga injyana mu byiza. Nindi murwayi Jean Bosco basuhuza. Turabashimiye mwege mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro binyura kuri urubuga rw'injyana mu byiza. By'umwihariko turashimira abiyandikishije kugira ngo ibiganiro bijye bihita bibageraho, bityo babe bashobora gutanga ibitekerezo n'inyunganizi kare. Turabarabikira kandi gusura uru rubuga ku biganiro byashyizweho ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu 2024, aho hasobanurwaga inyungu ziri kuri buri wese mu bakorana n'uru rubuga, by'umwihariko kuwagira ikiganiro cyangwa se igihangano anyuza kuri uru rubuga. Biramusaba ko yabazi intego z'uru rubuga ndetse yumva n'umurongo uru rubuga rukoreramo. Ikiganiro tugiye kugisangira kiri mu rwego rw'intego ya mbere y'uru rubuga yo guharanira ko ukuri kuba kimwe mu byihutirwa mu iterambere ryose rya muntu. Buri gihe hashakishwa uko ukuri habwa umwanya wa mbere mu bikorwa byose tubamo, mu byiciro byose no mu bikorwa byose tubamo. Ukuri buri gihe kukajya gushakirwa umwanya wa mbere. Ni ikiganiro rero gikurikira icyavugaga ku kurwanya ikinyoma mu mihango itegura ubukwe, cyane cyane mu misango yo gusaba. Kikaba kiri bwibande ku gice cy'ubukwe nyirizina, ni ukuvuga ku mihango ikorwa nyuma yo gutebutsa. Muri iki kiganiro turavuga ku binyoma biherekeje cyangwa biri mu umuco mubi wo gusezera cya gihe umukobwa ashobora kuvuga ko agiye gusezera inshuti n'abo wenda bari bacuditse cyangwa bamufashaga, ariko uko gusezera kuba ari imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari ugusezera kuvuga ngo ngiye kujya ahandi hantu, oya, ahubwo ni icyo duke baba bavuga. Cyangwa se turanza no kuvuga nanone ku kindi kijyanye no kurya ubukwe bubisi. Ubukwe bubisi bwa bukwe nyine kwa kundi abantu bashobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi batarashyingirwa. Turagira n'icyo tuvuga ku kwitirira abantu abo batari bo, cyane cyane hakoreshwa amazina y'igifaransa. Ugasanga umuntu baramwita ngo ni marene, undi ngo ni pare. Ubundi marene bivuga umubyeyi wa batisimu, noneho pare bikavuga umubyeyi wa batisimu w'umugabo. Aha rero bisigaye byitiranywa, usanga bisigaye byitiranywa n'umushyingira. Turagira n'icyo tuvuga rero ku muhango wo gutwikurura, uburyo wakorwaga cyangwa n'impamvu yawo, noneho n'uburyo ukorwa uyu munsi n'icyakorwa kugira ngo wenda indangagaciro wari ubumbatiye zikomeze kandi utashoye abantu mu kinyoma. Ibi byose turagerageza kubireba mu ndangagaciro zari muri iriya mihango, twagerageza kwimakaza na kirazira zari ziriho zikwiye gukomeza guhabwa umwanya. Muri iki kiganiro twifashishije cyane cyane igitabo cya Minisiteri y'Iterambere ry'umuryango aho bavuga ibijyanye muri rusange ubukwe ndetse n'ikijyanye n'ubukwe bwa kinyarwanda. Icyifuzo cyacu rero muri iki kiganiro ni uko iki kiganiro cyafasha abantu gutera intambwe mu kongera gutekereza uko ikinyoma cyarandurwa muri gahunda zose, duhereye uko urugo rutangira, ntihagire aho cyimikwa nk'aho nta kundi byagenda, ahubwo niyo byaba ngombwa ko kibaho n'aho cyabaye abantu bakumva ko ari ikibazo kibabaje, aho kugira ngo bumve ko ari ikintu cyo kwishimira ndetse cyo kwirata. Mu kiganiro ku muco tuzashaka akanya cyangwa se
tuzagira umwanya wo kubivugaho mu buryo burambuye, cyane cyane tureba ibyago biterwa no gukoresha ibyo binyoma mu ntangiriro z'urugo. Have rero duhere ku kwitegura ubukwe nyirizina, maze tuvuge ku binyoma bimwe na bimwe bamwe mu basore n'inkumi bitegura gushyingirwa akenshi bakunda kugwamo, kwigwishamo, nibo babyigwishamo, kuko baba bati mfite inshuti, mfite abantu bamfashaga, mfite abo nakundaga, have nzagire gahunda yo kubasezera kugira ngo ntazabababaza nabo mbashimishe, gutyo bakibwira ko bazagenda neza. Ibyo abantu bamwe bakibwira ko ari ibigezweho, nyamara ariko baba bikururiye akaga ko gushyira urugo ruzubakwa mu manegeka, ruba rwose rurimo rurajya mu manegeka rutaratangira no kubaho. Iki kinyoma bamwe rero bajya bagwamo cyo gusezera ku nshuti, kuba babanye cyangwa ko kubabafasha hakorwa imibonano mpuzabitsina, ni ukwibeshya rwose. Wakweshya ko wasura cyangwa se wabonana n'abo mwabaye inshuti, n'abo mwacuditse, bikaba byagufasha kugenda neza, kuba umwana mwiza, kuba ukoze ikintu cyiza. Oya, usezeye aba arimo ariboheraho uwo bakoranye imibonano mpuzabitsina, aba amwiboheyeho. Ni ukuvuga ko icyo gihe tuzagira umuryango nyarwanda cyangwa se n'ahandi hose byaba, bashaka kuzagira abagabo n'abagore bagiye baboheye, baryamye mu rugo rumwe ariko baboheye no mu zindi ngo hose ariho baboheye. Ni ukuvuga ngo bajugunyanze aho hose. Abo bantu rero ni ikibazo gikomeye. Wikwibeshya rwose, kuko ntabwo urimo urategura kubaka, ahubwo urimo urategura gatanya, kuko urugo ugiye kubaka ni nkaho azaba atari rwo wubatse, uzaba ujugunyanze imihanda yose. Agatima kawe kazahora rwose kari mu ngo zitandukanye, ahari uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina hose ni nkaho muzaba muri kumwe mubana. Ibyo rero bikazagukuririra ibyago byinshi, ibyo kuba gatanya yakwinjira rwose iwanyu ku buryo bitayiruhije, kuko hose uwo muntu yaba afite aho ari, ku buryo uyu munsi mu bitekerezo bye aba yava hano akajya kwa kanaka, ubundi akava kwa kanaka akajya kwa kanaka, yazabona wenda undi atunze kurushaho akifuza ko ariho yakabaye, kubera ko byigeze no kugenda gutyo, n'ibindi byinshi. Iki kibazo rero tuzanakigarukaho nanone mu bijyanye no gusangira ubumenyi bw'ibanze, mu kiganiro tuzaba twinjiramo neza tureba ubundi ni gute icyo kibazo kibaho. Ni uko imisemburo mu bakoranye imibonano mpuzabitsina iba yivanze ku buryo buri wese aba yabaye igice cy'undi. Ni ukuvuga ngo nta n'umwe uba akiri we wenyine, ahubwo aba yabaye igice cy'undi bitewe n'imisemburo yivanze. Bikaba rero ari akaga niba umuntu ajugunyanze no ku bandi bantu benshi batandukanye, cyangwa se niyo yaba ari undi umwe ariko atari umugabo we cyangwa se umugore we, kubera ko yaba yarishoye mu busambanyi, akaba ameze nk'uwashatse mu maso y'abantu, yashatse uwo mugabo cyangwa uwo mugore bari kumwe, ariko ubundi mu by'ukuri ni umugore cyangwa se ni umugabo w'ahandi bantu benshi bajugunyanze imihanda yose tutamenya. Umusore rero nawe nkumi, irinde rwose kwitegurira gatanya y'urugo ushaka kubaka. Irinde icyagushora mu mibonano mpuzabitsina icyo ari cyo cyose, ngo urimo urashimisha uwo mwari muri inshuti cyangwa urashaka ibishyingiranwa. Ikindi kinyoma, ibindi bintu abantu bibeshyaho cyangwa se bibashuka, ni
ni ukwitegura mu kwitegura gushyingirwa ni ikijyanye no kurya ubukwe bubisi. Kurya ubukwe bubisi ni igihe umusore n'inkumi bitegura gushyingirwa bagendeye ku irari ry'umwe cyangwa se rya bombi, umuhungu cyangwa umukobwa yibeshya ko mugenzi we yabaye uwe, kuva wenda dufate ko habayeho imihango yo gusaba, cyangwa se bashaka kuba baranabwiranye gusa ngo gahunda y'uko umwe yiyemeza yumva yifuza ko undi yamubera umugore. Icyo gihe umwe akaba yakwibeshya rero ko mugenzi we yabaye uwe, bakaba banageraho bakora imibonano mpuzabitsina kandi nta gusezerana, nibura imbere y'amategeko birabaho. Ni ukwibeshya rero, ni ukwibeshya kandi ubishoyemo undi guhindukira akabeshya mugenzi we ko igihe cyose ari we nyirizina gusa, ari we, biba ari ikibazo. Kuko igihe cyose amategeko yaba ya leta cyangwa se yajyanye n'imihango y'idini ataremeza mu ruhame rwa benshi kwishyingirwa ribaye, icyo gihe riba ritarabaho, bityo nta n'umwe uba ari uwundi, bose baba bashobora rwose, buri wese abakiri navuga ngo abakigenga ataragira uwo aba we, uwa ngo ni uwa kanaka ni uwa kanaka. Ni ukuvuga ko rero iki kibazo rero cyari cyari tuzabakigarukaho mu kiganiro kijyanye no gusangira ubumenyi, aho tuzarebera hamwe impamvu zituma ni impamvu zikomeye zigomba gutuma abantu bifata, cyane cyane ko harimo n'izo ko ubushobozi bwabo burahungabana, ubushobozi bwabo mu gufata ibyemezo burahungabana. Ni ukuvuga ngo tugize ibyago tukabona umubare munini w'abasore n'inkumi cyangwa se w'abasore n'inkumi bishora mu kurya ubukwe bubisi mbere yo gushyingirwa, twazaba dufite abaturage bafite ubushobozi buke mu gufata ibyemezo. Ni ukuvuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ko uwo muntu wagiye mu mibonano mpuzabitsina mbere y'uko ishyingirwa nyirizina ribaho aba afite ubushobozi buke mu gufata ibyemezo bugenda bwiyongera. Muri rusange twazaba dufite abantu benshi, umubare munini w'abantu ugenda wiyongera w'abantu babaho mu buryo bw'akavuyo, mu buryo budasobanutse. Ni ukuvuga ko rero icyo gihe umuryango nyarwanda cyangwa se n'abantu muri rusange twaba dufite ikibazo, kubera ko nyine nk'uko bigaragara, usibye na ba bandi ubwabo bonyine bafite ikibazo mu rwego rw'urugo, ariko no kuba imbaga y'abantu igenda ubushobozi bwayo mu gufata ibyemezo bugenda bugabanuka, ni ikintu gikomeye cyane. Iyo urebye ingingo y'166 y'itegeko nimero 37 ryo ku wa 12 z'ukwa 9 2016 rigenga abantu n'umuryango, iyo ngingo iteganya ko ugushyingirwa kwemewe mu Rwanda ari ugukozwe n'umugabo umwe n'umugore umwe imbere y'ubutegetsi bufitiye ububasha. Mu madini n'amatorero naho ntabwo banyuranya, ntabwo urebye bajyana n'iyo ngingo, bahuriza nabo ku kuba gushyingirwa kwemewe ari ugukozwe hakurikijwe imihango y'idini kandi kugakorwa nyuma y'ishyingirwa ryakorewe mu butegetsi bubifitiye ububasha. Ibyo ni ibigaragara mu rwego rw'amategeko, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ugushyingirwa na gukora imibonano mpuzabitsina ni nk'abo bantu ubwabo baba barangije gushyingirwa, kuko n'igihe no mu mateka igihe ugushyingirwa kutabaho, igihe amategeko atarahari n'ibindi, igikorwa kijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina nicyo cyavugaga ko uwo muhungu n'uwo mukobwa barangije kuba umwe yabaye umugabo undi yabaye umugore. Ni ukuvuga ko rero kujya imbere y'amategeko, imbere y'imihango y'idini, ni nko kubahiriza ibisabwa n'amategeko, ariko ubundi umugore we cyangwa se umugabo we aba yararangije kuba
kuba uwo nguwo mbere iyo yishoye mu mibonano mpuzabitsina mbere y'ari amasezerano. Gukora rero imibonano mpuzabitsina mbere y'iyo mihango ni ukwigira umugabo cyangwa se kwigira umugore witegura gatanya mu rugo uwo muntu yitegura kubaka, kuko niyo itaba mu rwego rw'amategeko, iyo gatanya niyo itaba mu rwego rw'amategeko, ariko mu mutima we aba yararangije kuyikora, asigaye gusa atinya amaso y'abantu, asigaye avuga ati bagira ngo iki njye ndugezemo nkahita wenda dutandukana cyangwa se dutandukana tutarashyingirwa. Kuko ibi ngibi nabyo bishobora kugeraho umuntu afunga umwuka ukumva neza bamaze gushyingirwa, ariko yahise agira gute, bahise bakora gatanya. Bitewe n'iki? nuko ibyo uko gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko imihango y'ubukwe nyirizina iba byabaye imburagihe. Indi ngingo twavuze ko turi buganireho nijyanye no kwita umushyingira, bakamwita umushyingiro uwo ari we wese bakamwita umubyeyi wa batisimu. Ibi twita marene cyangwa ku mugore tukabyita na pare mu rurimi rw'igifaransa. Ubundi buryo iyo ikibazo kigiye kuvuka mbere na mbere abantu bakunda kwitabaza gukoresha izindi ndimi kugira ngo bazibiranye insobanuro nyirizina y'igikorwa cyangwa se y'ijambo. Ubundi pare na marene mu kinyarwanda ni umubyeyi wa batisimu, ni umubyeyi, marene ni umubyeyi w'umugore muri batisimu, naho pare ni umubyeyi w'umuhungu muri batisimu. Kuba rero ahantu hose ku mubyeyi uwo ari we wese bakoresha pare bagakoresha na marene ni ikinyoma usanga cyeza henshi, kugeza no ku bantu bashobora kuba rwose mu myemerere yabo batemera ibijyanye n'umubyeyi wa batisimu, ariko kubera ngo nibyo bigezweho nabo bagasanga barimo baravuga ngo ni pare ni marene. Kandi nyamara bobe umushyingira we, abantu bose bagira umushyingira, nta kibazo cyaba gihari, ariko gufata umubyeyi uwo ari we wese ukaba wamwita ngo uriya ni pare uriya ni marene, rwose ni ikinyoma gikomeye cyane, kubera ko uba urimo uravuga ibintu nawe kandi uzi ko utabyemera, uzi ko atari byo. Birakwiye rero ko igihe uwo mubyeyi turimo wabaye umushyingira, igihe atari umubyeyi wa batisimu, ni byiza rwose kwemera abantu bagakoresha ijambo ry'ikinyarwanda bakamwita umushyingira, bikaba bizwi ko byaba ari akarusho, kandi nabyo bigakoreshwa cyane cyane bageze mu mihango y'idini ku bakristo, bakaba bavuga ngo umubyeyi wa batisimu we. Umubyeyi wa batisimu we ni nawe ugira n'inshingano yo gushyingira ku bakristo, ariko ku bantu bose ntabwo baba bafite umubyeyi wa batisimu, nta nubwo baba babyemera. Abantu rero bakwemera gukoresha ikinyarwanda akitwa umushyingira, byaba ari byo koko, cyane cyane mu mihango y'idini akaba yakwitwa umubyeyi wa batisimu. Ibi ngibi akaba atandukanye na wa mugabo cyangwa se wa mugore washatswe kugira ngo aryoshye amafoto. Uyu munsi umuntu ashobora kutumva ikibazo kiri muri uwo muntu, kuba bashatse umuntu bakamwita umubyeyi wa batisimu ari kugira ngo aryoshye amafoto. Ariko tekereza wowe igihe azaba ari wowe ugeze igihe cyo gushyingira, noneho umukobwa cyangwa umuhungu agomba gushyingira akakwambura ubwo burenganzira bwo kuba umubyeyi wa batisimu, akabukwambura akishakira undi muntu ngo uri buryoshye amafoto. Wa mubyeyi birumvikana ko agahinda uzaba umuteye
ni kuko igihe yakubyaye rwose wowe uri umwana mutoya afite ibyishimo byinshi n'ubwuzu bwinshi byose, none icyo umwituye kumuhindura ugashaka ngo uryoshya amafoto, ni akaga gakomeye rero kubemera umubyeyi wa batisimu. nabe kuko umubyeyi wa batisimu cyangwa nibura uwo mubyeyi wa batisimu yisabye ko amuhagararira bitewe wenda n'intege nke yaba afite, aho gukora ibintu abantu badahamanya n'umutima wabo cyangwa se bitari no mu myemerere yabo. Iki kibazo usanga kenshi giterwa n'uko uyu mubyeyi baba bise umubyeyi wa batisimu marene cyangwa pare, usanga bamuha inshingano zitarize, ni inshingano zitarize rwose. usanga bamugize ugaragira aho kuba umushyingira. rwose aba ari umushyingira, ntabwo aba agaragiye umugeni, kuko nawe aba agaragiwe. aha hantu kuba agaragiwe bivuga iki? kuba agaragiwe bivuga ko nawe ari mu bashagawe, mu bagomba gukorerwa mbese kwitabwaho, kugira ngo koko abe ari umubyeyi washyingiye, wagize ibirori byo kuba yashyingiye. bityo rero abasore n'inkumi baherekeje bano bageni nibo bakwiye kuba, nibo baba bafite inshingano zo kugaragira, nibo bagomba kubitaho, nibo bagomba kubahereza icyo bakeneye, nibo bagomba guterura imyenda niba hari ahantu imyenda irimo wenda ikwiriye guterurwa. ntabwo ari umubyeyi wa batisimu rwose, ntabwo ari uriya witwa umushyingira wakagombye gukora biriya bintu. iki nanone gikorwa nuko ikintu cyose gikwiriye gukorerwa umuntu ugaragiye kiba cyakagombye gukorwa na bariya basore, ziriya nkumi zaherekeje bariya bageni, zagaragiye bariya bageni. ntibabe abasore n'inkumi bo kuryoshya ngo amafoto gusa, kugenda bifotoza cyangwa se bakaza kugira igihe wenda bakagacishaho bakabyina. ntabwo uwo murimo mu ndangagaciro rwose z'icyo baba bagomba kumarira abageni bacu, abageni kiba uba ari uwo nguwo wonyine. reka tugire n'icyo tuvuga ku kinyoma cyamaze gufatwa nk'aho nta kundi byagenda ku bijyanye n'umuhango wo gutwikurura umugeni. ukurikije uko umuhango wari uteye, wakorwaga kenshi hashize iminsi abashyingiwe babana. ababyeyi b'umukobwa bakaza bagashimira umuryango w'umuhungu, babashimira ko umukobwa wabo afashwe neza, ko yashimye urugo, ko noneho ashobora gusohoka akajya hanze mu mirimo isanzwe itunze urugo. uyu munsi usanga kuri gahunda y'uko ubukwe buri burangire, ahenshi bahashyize na gahunda yo gutwikurura. ubwo gahunda yo kwakira abantu yarangira, hakagira itsinda rijya gutwikurura, ndetse iyo ari ubukwe bw'abashoboye gukodesha icyumba ubukwe cyo kwakiramo ubukwe, uwo muhango bikabera hafi aho cyangwa mu nguni y'icyo cyumba. bigasa nk'aho abageni basabwe kwihutira kubaka urugo ngo babanguke badatekerereza abaje gutwikurura, kubera ko akenshi ijoro riba ryaguye. akenshi rero mu magambo avugwa bagenda bashima ko umugeni yafashwe neza, ko yavuyemo umugore mwiza, kandi ko nabo babizi ko mu kanya ko mbese ashobora kujya mu mirimo, ko mbese bamufashe neza. ariko nabo baba babizi ko mu kanya bari bari kumwe, bakira abashyitsi mu bakira nyine ubukwe, bari bari kumwe. gusa ugasanga icyo akoze ni ukuba agiye agahindura imyenda. nubwo rero igihe cyo gukora uwo muhango
wo gutwikurura gisa n'ikitakiboneka kuri benshi, ariko ntihakwiye gushyigikirwa umuco wo kubeshya cyangwa se ngo hashyigikirwe umuco w'amacenga, kandi hashobora gukorwa ibitari amacenga ariko bibumbatiye igikenewe, kandi hagakoreshwa igihe rwose abantu bafite, hagakoreshwa igihe abantu igihe gihari. Aho byaba igihe byose byashoboka rwose mu gutegura ubukwe, kwa kundi abantu baba barimo barategura ngo ubukwe buzagenda gutya na gutya, kuri uyu munsi hazakorwa ibi, kuri uyu munsi hazakorwa ibi. Mu gutegura ubukwe rwose hajya harebwa niba umuhango wo gutwikurura utazaba nyuma y'ijoro nibura rimwe ubukwe bubaye. Ibi birashoboka cyane cyane ko gutwikurura ni ibikorwa bikorwa n'itsinda rimwe, n'itsinda rito. Binashobotse rwose niba ari nk'ahantu kure cyangwa niba n'abantu bari mu modoka imwe ntoya, birashoboka ko bajya gukora uwo muhango wo gutwikurura bigakunda. Imodoka itwara ubundi izatwara ibyo ngibyo bazatanga ikaba yakodeshwa kwayo, si ngombwa ko ibiri muri gahunda zose z'ubukwe. Nibura hashize ijoro rimwe ikaba ariho uwo muhango wabaho, kandi yaba amategeko ya leta nayo atanga ubwo buryo, nibura akavuga ngo umuntu bahawe ikiruhuko nibura cy'umunsi umwe cy'iminsi ibiri nyuma y'uko bakoze ubukwe, kugira ngo koko ibyo nabyo biba byashoboka. Ni ukuvuga ko rero niba wenda nk'ubukwe bukozwe ari nko ku wa gatandatu, baracyafite umunsi wo ku cyumweru, uwo ku wa mbere n'uwo ku wa kabiri kuba uwo muhango ushobora gukorwa. Igihe nanone aho byaba bigaragaye ko bitari bushoboke, bigoye ko bikorwa, aho kugira ngo twimakaze dushyire imbere ikinyoma, uwo muhango waba kimwe mu byiciro bigize amagambo yo kwakira bitabiriye ubukwe. Nubwo muri uno muhango hari ibyaba byirengagijwe nk'ibyo gukura abantu mu nyegamo, ariko nabyo bishobora gukorerwa aho ngaho muri uwo muhango, bikaba muri rusange byaba kimwe mu byo abaje gushyingira, abahetse umugeni bava aho ngaho rwose nabyo barangije mu magambo aba ari bukorerwe muri uwo muhango wo kwakira ubukwe. Ibyo bigakorwa ariko hatabanje gukorwa ikinamico yo kuvuga ngo babanje gukora igikorwa iki n'iki cyo kubaka urugo, kandi muri rusange mu gihe bafite n'uburyo bahagazwe hejuru n'aho bari, muri rusange gisa n'ikidashoboka. Ibyo ngibyo byatuma uwo muhango, niba bigaragara ko nta bundi buryo bazabona bw'ikindi gihe, rwose wanyuzwa mu cyiciro cy'amagambo ari bukoreshwe, abantu bakaza gutaha byarangiye, abandi abageni batwikuruwe, nta kuvuga ngo babanje kujya gukora kiriya gikorwa kandi ari ukubeshya. Mu gusoza kino kiganiro, twavuga rwose ko ari ngombwa ko kugira ibikorwa byo mu muhango w'ubukwe bishobora gukomeza gukorwa uko byari bimeze, ariko aho bidashoboka bigahindurwa ukundi, ariko hakabumbatirwa gusa indangagaciro zari zibirimo. Ariko ikijyanye no kuvuga ngo twabikoze kandi atari byo, tutari mu gihe byakorwagamo, kubera igihe bikaba twabyirinda. Rwose ntabwo umusore n'inkumi batarashyingirwa imbere y'amategeko mu mihango y'idini, iyo bayemera baba bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Kubyibeshyaho ni akaga kaba bikururiye, cyane cyane karimo no kwikurura gatanya. Umushyingira nahabwa izina ry'umushyingira cyangwa izina rya marene igihe kuko ari umubyeyi
wa batisimu. Gutwikurura bikwiriye kuba nibura nyuma y'ijoro rimwe abageni babana, bitashoboka bikaba byaba kimwe mu byiciro bigize umuhango wo gusaba. Ikindi dutegereje rero ibitekerezo ku bikwiye gusobanuka kurushaho, ku nyunganizi, ku byakongerwamo no gukosorwa, ku bitari byo cyangwa igitekerezo cyavuzwe ko cyanozwa n'ibindi, kugira ngo mu guhuza indangagaciro z'umuco wacu tugende twirinda kubakira ku kinyoma. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.